Ikintu cya mbere ushobora gukora ni ugushyira amazi mu ibase ugashyiramo isabune ihumura ya sabune y'amazi, ubundi ugakandagiramo ukamara iminota 30 ukabikora buri munsi ukamara byibuze nk'icyumweru. Ikintu cya kabiri, mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi bakugira inama yo kujya unyuzamo ukambara inkweto zidafunze, wagera mu rugo nimugoroba ugakuramo za nkweto ukagendesha ibirenge. Icya gatatu, irinde kwambara inkweto za plastike cyangwa se izidakoze mu ruhu kuko arizo ahanini zituma ibirenge bibira ibyuya bikaba byatera kunuka mu birenge. Icya kane ushobora gukora, ugafata utuyiko tubiri tw'umunyu bita Epsom, niba ushobora kuwubona ukawuvanga n'amazi aringaniye, no kuvuga ashobora kugera hejuru y'amano ukandagiye mu ibase, ukajya winikamo ibirenge buri munsi. Umunyu wa Epsom utuma ibirenge byirirwa byumutse imbere mu nkweto, bityo bikakurinda ibyuya bituma ibirenge byawe bishobora kunuka. Icya gatanu, irinde gusubira mu nkweto zimwe iminsi ikurikirana kuko nazo ziba zikeneye umwanya wo guhumeka, kandi igihe wazibiremo ibyuya ibuka kuzisukura no kuzanika kugira ngo zumuke neza. Icya gatandatu, igihe urangije gukaraba umubiri wose, fata ipamba ryo kwa muganga uryinikiye muri alcohol y'ibikomere, hanyuma rya pamba uricemo uduce udushyire hagati y'amano. Alcohol yo kwa muganga nayo ituma uruhu rwo hagati y'amano rudatutubikana, bikaba byakuviramo kunuka hagati y'amano. Icya karindwi, ushobora no gukoresha puderi cyangwa se powder ukayisiga mu birenge cyangwa ugakoresha ibyo bita baking soda, ni kagafu gakoreshwa mu guteka imigati. Icya munani, ushobora kwinika ibirenge mu mazi avanze na vinegre, nabyo birafasha. Icya cyenda, habaho n'ubwoko bw'amasogisi yabigenewe yambarwa n'abakora siporo cyane cyane, afite utwenge dutuma ibirenge bihumeka imbere mu nkweto. Kimwe nakoranye umuti wirukana mikrobe zo ku ruhu, no kuvuga amasogisi, kugira ngo zitaza kwivanga n'ibyuya bigatanga umwuka mubi. Uburyo bwa 10 ari nabwo bwa nyuma mu bwo twabakusanyirije kandi butagoye igihe ufite ikibazo cyo kunuka mu nkweto. Shaka amajyane menshi, uteka icyayi kijya kuba umukara, ubundi ujye ukandagiramo buri munsi byibuze iminota 30 mu gihe cy'iminsi 7. Aside yo mu majyane nayo burya ifite ubushobozi bwo kwica mikrobe zo mu birenge igihe byabize icyuya. Hagati ariko, niba waragerageje uburyo bwose bushoboka burimo ubwo twavuze n'ubwo tutavuze bikanga ugakomeza kunuka mu birenge, inama irutse izindi zose ni ukujya kwa muganga.